mbegibikoresho telefoni igezweho kubika cyangwa se mudasobwa smartphone ndetse na fone zigendana n'ibikoresho by'amashanyarazi n'ibindi byinshi waba ushaka nakunda igisubizo ni kwandorimana telesitoro umwajenti mwiza kandi wizewe. Kwandorimana kwandorimana agufasha amayinite ya MTN Airtel akaguha n'ibindi waba ushaka byose. Hamagara kuri 078842 ubundi Kwandorimana butwikira agufashe mu iterambere ryawe. Sibyo gusa nagufasha kuzana ibintu mu gihugu cya kure utegera bufitiye. Telefone zigezweho, smartphone, mudasobwa, ibikoresho by'amashanyarazi, radiyo, televiziyo, amayehoteli, ibikoresho by'ikoranabuhanga byose. Sibyo gusa naguha amayinite y'ubwoko bwose, kandi akanagufasha ibibazo bya tekinoloji ndetse akanakwigisha abedinwe mabure mawake mabure ku Kwandorimana telesiforo. Kwandorimana agufasha amayinite ya MTN Airtel akaguha n'ibindi waba ushaka byose. Hamagara kuri 078842 ubundi Kwandorimana butwikira agufashe mu iterambere ryawe. Sibyo gusa naguha amayinite y'ubwoko bwose, kandi akanagufasha ibibazo bya tekinoloji ndetse akanakwigisha abedinwe mabure mawake mabure ku Kwandorimana telesiforo. Murayumva ku buryo Imana ni ibintu byiza. Agafone kanje kakuru kari karapfuye se sha. Bose Kati.